bahaye ikaze cyane bakunzi bagusenga rwanizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane aho muri hirya no hino ku isi. Nizere ko mwagize ibihe byiza cyane. Aka kanya turi live mu Ruhango aho hari kubera igiterane cyitwa imbaraga ziva cyangwa se imbaraga zo gushima Imana. Akaba ari igiterane rero cyateguwe n'umwe wa bishop bazwe mwita Innocent Rugagi. Akaba rero yararahawe na titre cyangwa se afite na titre ya docteur. Ubu ngubu rero akaba ari igiterane gikomeye, akaba yagarutse ku ivuko aho yatangiriye, aho yagiriye ubuzima bubi. Ubu yakoze agashya gakomeye cyane, akaba yahagarutse kuhakorera igiterane gikomeye, ndetse benshi batunguwe cyane kumubona dore ko yari amaze iminsi yibereye muri Canada. Yari amaze iminsi ari muri Canada, ariko ubu ngubu akaba ari mu Rwanda, akaba yaramaze igihe, akaba yahateguriye igitaramo gikomeye. Ubundi yarasanzwe akorera amateraniro kuri akaba yarasanzwe akorera amateraniro yakora ari online, yacisha kuri channel ye, akaba rero ari channel yitorero. Ubu ngubu akaba yakoze igiterane gikomeye, akaba aricyo turimo bunonaha nkuko muri kugenda mubikurikira ku mashusho. Akaba yatunguye abantu rero ubwo yazaga mu modoka ya Range Rover. Mwari muzi cyane ko Range Rover mbere yuko ava i Kigali akerekeza muri Canada yagendaga muri Range Rover y'umutuku. Ngubu akaba yatunguye abantu aho yaje muri Range Rover nshyashya, Rover model. Benshi baramwishimira ku buryo budasanzwe, ndetse yararinzwe ku buryo budasanzwe, ntago ari kurindwa no gukorerwa protocole mu buryo budasanzwe, aho benshi batangajwe cyane no kongera kumubona. Ndetse yavuze ku buzima bwe bwa kera, avuga ku buryo yabayeho nuko yari ari muri ubwo buzima mu buryo bukomeye cyane. Ubu ngubu akaba Imana yaragiye imuteturura ikamukura mu buzima bubi yari arimo, ikamushyira ku bundi buzima, cyangwa se ikamwongerera ibihe, ikamuhindura ubuzima ku buryo bugaragara. Ubu akaba ashobora kuza yitwaye aje muri Range Rover, ariko icyo gihe yagendaga n'amaguru, akaba yarazamukaga imisozi asenga. Ubu rero akaba benshi batangajwe cyane n'ibiri gukorerwa n'ibyo Imana yamukoreye biciye mu gusenga Imana. Iki giterane rero cyitabiriwe na korali cyangwa se ministeri yitwa Sauti Hewani Ministries. Akaba rero ari korali, ari ministeri imaze igihe ikora umurimo w'Imana. Ubu ngubu ikaba ikunzwe cyane ku ndirimbo yita ijisho ry'Imana rirakureba. Abantu benshi rero bishimiye iki gikorwa, dore ko benshi batangajwe no kumubona Bishop yongeye kugaruka ku isoko, dore ko we yatangaje ko ahangaha mu Ruhango turi ariho yatangiriye itorero rya Redeemed Gospel Church. Ubu akaba amaze kugera ku rwego rukomeye, ndetse anatangaza ko agiye gutangira digital church, aho benshi bazaba bari aho ngaho ariko banabakurikira bari online hirya no hino ku isi. Nizere ko rero wakomeje kugenda ubona ibikorwa ukuntu byagenze, uko yakiriwe akimara kugera mu Ruhango. Ubu ngubu akaba ari ibintu bikomeye, benshi batangajwe no kongera kubona imirimo ikomeye Imana yamukoresheje, ikoresheje umukozi w'Imana Bishop Rugagi, aho ubu ngubu benshi banatangajwe cyane no kongera kumubona, ndetse bakamwishimira cyane kongera kumubona meze neza, ndetse ashima Imana, anabagezaho n'ubuhamya bw'ibyo yaciyemo. Nizere ko rero mukomeje kugenda mugira ibihe byiza, tukabugezagaho uko byifashe n'urugendo uko rwari rumeze nuko igiterane cyari kimeze, dore ko cyitabiriwe n'umwe mu bahanzi ariwe Theo Bose babireba. Ibihe byiza cyane rero, nizere ko mu enjoyinze, mwaguwe neza, mwabonye ukuntu igiterane cyari kimeze. Ndetse n'amagambo yo gusabanya abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakishe gukora ibyiza badacumura, naho intambara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusebanya n'ibifite agaciro.
zera gukundwa kugira neza ukayisanga iyo ugiye kakuba ukukiriho ineza y'umuntu ni zera gukundwa kugira neza ukayisanga iyo ugiye kakuba ukukiriho abantu bashyigikiye kugira neza bazamurira imbere zunguriza Imana amaboko gucumira icyubahiro dukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo kubera yuko umuntu apfuye ongera uyikomere amashyi Imana yanjye numve ineza y'umuntu ni zera gukundwa ugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikakugaruka ukiriho ineza y'umuntu ni zera gukundwa ugira neza nshuti ugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikakugaruka ukiriho reka turebe abantu bakunda Imana bazamura ikiganza gutya niba ukunda Imana zamura ukuboko ndebe gira gutya ndebe gutya 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 abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana abo bantu amazina yabo yaranditse iyo Mana ntiyambarizwa mu gicumbi ntibayandura inkuru iguye zihumye abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana abo bantu amazina yabo yaranditse iyo Mana ntiyambarizwa mu gicumbi ntibayandura inkuru iguye zihumye ongera uyikomere amashyi nanone ineza y'umuntu ni zera gukundwa kugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikakugaruka ukiriho ineza y'umuntu ni zera gukundwa kugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikakugaruka ukiriho ineza y'umuntu ni zera gukundwa kugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikakugaruka ukiriho reka Imana tuyongera andi mashyi kuko nayo ni umugiraneza hanyuma mpera ikiganza umuntu mwegeranye mubwire ngo Satani n'abadayimoni bazaruhira ubusa nawe mwitente mubibwirane mubwire ngo Satani n'abadayimoni bazaruhira ubusa amen noneho naririmba indirimbo ivuga ngo bazaruhira ubusa ndashaka ko mwese mutunga ibiganza hariya mwitente ahantu bishop yicaye mutunga ibiganza nimurangiza muvuge ngo Imana imuhe iki kuko ibiterane nk'ibi ngibi tubimenyereye byateguwe n'abazungu hari umuzungu muri kureba hano niko njye nari mbimenyereye rwose kubona ibyuma bimeze gutya nkabona tente nk'iriya nkabona abantu bangana gutya bisaba ko aba ari umuntu w'umuzungu none dutangiye kubona n'abazungu b'abanyarwanda mukomere Imana amashyi ntabwo ibi mbimenyereye iki ni ikimenyetso ko ibintu bigiye guhinduka bwira umuntu mwegeranye ngo nawe izagukoresha ibimeze nk'ibi cyangwa igukoresha ibi biruta mukomere Imana amashyi itangiye gukoresha bene wacu igakoresha abashumba bacu bagategura ibintu nk'ibi siko bimeze
tugiye rero kuririmba izindi ni mu kanya harimo ivuga ngo ingoma yawe niyogere nibutse iminsi ya kera ndabye imirimo yawe ndatangara ndumirwa wo kutaza kureka ingoma yawe niyogere izo nizo mu kanya mutagira ahantu mujya iyo nayo iraje nakubita utababarira iraza nyuma yayo hanyuma undi wasabye indirimbo nibanyongera izirenze izo irabivuga ngo miliyoni z'amadolari zarahunitswe urubanza Yesu agiye ngo nabuza